Imiyoborere myiza n'imitako itatse u Rwanda, Imana igomeze ibibakomereze, ibakubire karindwi kugira ngo mubone ibyo mugomeza kudusagura duhagarare bwuma, muturi imbere tubari inyuma, haki ya Mungu tugira amahoro. Kugera aho atuye bifata ibirometero bisaga 60 uvuye mu mujyi wa Kamembe. Ni hafi y'ikibaya cya Bugarama mu murenge wa Gikunda Mvura, umwe muri 18 igize akarere ka Rusizi. Ikaze kwa Muzehe Joseph Habyarimana, abenshi bazi ku izina ryamamaye mu myaka 10 ishize, haki ya Mungu. Iyi miyoborere myiza n'imitako itatse u Rwanda, Imana igomeze ibibakomereze, ibakubire karindwi kugira ngo mubone ibyo mugomeza kudusagura duhagarare bwuma, muturi imbere tubari inyuma, haki ya Mungu tugira amahoro. Iyi mvugo haki ya Mungu yumvikanye mu mushyikirano wabaye mu mwaka wa 2016. Icyo gihe Habyarimana Joseph yari yaserukiye umurenge atuyemo wa Gikunda Mvura. Izina haki ya Mungu imufata ubwo. Reka natwe tugumye kuryifashisha muri iyi nkuru. Nagiye kumva numva Binaroke irampamagaye, barambwiye ngo niko ngo uzaza, ngo turi gushaka kuzaza mu mushyikirano, ngo hari agashyo uzaha Abanyarwanda. Numvise ari nko kuguruka, ko kubonekerwa, mbega numvise narinze kumushyikirana nanjye ngiye kwicara n'ubuyobozi bukuru bw'igihugu, ndaminutse nyine idore leta y'amahoro nayo koko bavugaga. Uhuye n'uyo haki ya Mungu n'ubundi ubona ko atebya agasabana agatera urwenya, nyamara afite imyaka 25. Icyatumye mbanza gutyo ni ahantu kwanyuze habi cyane. Ngeze hariya rero mpagera, icyifuzo cyanjye ari kimwe nk'icy'Abanyarwanda bose. Mbega imiyoborere myiza, umuntu wabuze amashuri akamubuza ubyo navuze uburyo nagiye muri Kongo kurira, mbonye uburyo mpagaze n'ubutumwa bampaye n'ibyo perezida ari kudukorera, n'amazu ameze nk'inyanja zibiraho, n'amahoteli agerekeranyije nk'ayo muri Espagne cyangwa muri za Pays-Bas n'ahandi gutyo n'Amerika. Numvaga rero mu butumwa bw'abaturage n'umutima wanjye bwite, iyi ni indahiro y'Abanyarwanda, aturi imbere tumuri inyuma. Narahiye mu Giswahili haki ya Mungu kugira ngo n'amahanga abyumve. Avuga ko azamwe mu mateka y'imiyoborere y'u Rwanda kuva mu myaka yo hambere. Gusa aca akarongo ku buyobozi bwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, asaba amahanga kureka kwivanga mu miyoborere y'Abanyarwanda bihitiyemo. Ukuvuga ko nubwo byagenda bite tutazamutengwa kandi atazatubimbira, ahubwo ubu rero deja turi kwifuza ko n'amatora kuri we yahagarara, kuko nta buryo Abanyarwanda baravuga ariko bari mu mutima bose, kiretse abataye Uwiteka bamwe bagiye ingamba. Abanyarwanda ntabwo tugomba kubura nyakubahwa Excellency mu maso tumureba ngo nta matora wapi, nta mahanga agomba kutuyobera icyo tugomba gukora. Ku nshuro ya gatatu haki ya Mungu yongeye kugira icyizere cyo kwitabira inama y'igihugu y'umushyikirano iteganyijwe tariki ya 5 ya 6 Gashyantare 2026. Ntiyumvishaga ukuntu umuturage usanzwe yakanagiza ikirenge cye muri iyi nama. Ni na 16 ndakora, ahubwo 18 nawo ugezemo gushiye yari yakangaye. Ubundi nkizamuka numvise ko Gikunda Mvura ibonekeye, kandi koko byageze gutyo. Ubaha nta muhanda twageraga, nta mashanyarazi twageraga. Ubundi twasaga nk'abaheze nko muri Nyumba ku Mahari, ariko kuva icyo gihe twaramenyekanye, dore nta mashanyarazi murayabona. Amazi ngari bari kuyakora buri arahari, ariko bari kuyongera, ndetse bari guteganya ko buri muturage uzajya ushobora azajya yashyira mu rugo. Ubwo kuva icyo gihe Gikunda Mvura yahindutse, kandi abaturage nabo ubwabo barabizi, babikomera amashyi. N'igihe yazaga hariya ku mashyuza yaravuze ngo n'abariya bavuga haki ya Mungu ni Abanyarwanda. Hoho, abaturage babagiye mu kirere rusasa. Abaturage ba Gikunda Mvura bazwi n'igihugu cyacu kandi bafashwe neza kimwe n'abandi. Ku rundi ruhande azi neza ko ibitekerezo bihatangirwa ari byo bishingirwaho mu iterambere ry'Abanyarwanda bose. Kongera guhabwa amahirwe yo kugera ahabera inama y'igihugu y'umushyikirano haki ya Mungu, avuga ko bizatuma hatangira icyifuzo gikurikira. Ahubwo ikintu tugiye bantumye cyane kibaraza ishinga, muraza no kwanyure ahani plantation ya fruit tuvuye nk'imyembe. Yo yeze niyo yagaduteje imbere. Ikintu kiruta ibase ari cyo kigura 300 ku mbuto vurema muzuye, imbuto zihenze n'akamaro zifite mu mubiri. ubu ngiye muri convention center cyane cyane kiraje abaturage ishinga
ni ukubasabira uruganda rwo gutunganya iyi myembe yacu ikavamo imitobe cyangwa ibindi bintu, kuko hano ni ubutaka bw'imyembe cyane. Muzehe Hakiyamungu avuga ko nubwo ageze mu zabukuru yizeye ko azasazira mu gihugu gifite ubuyobozi bwiza kandi gishyira umuturage ku isonga. Dore nari mfite intimba, abandi kwiganye bagiye mu Buraya, bagiye kera bajyaga barobanura, nyina bigaga yajya ahantu nkapfa ntimba. Amahirwe yanjye Imana ishobora byose, Paul Kagame Gizerensi abaraje abohora u Rwanda, yabohoye u Rwanda n'abanyarwanda, ariko mu bahowe wagira ngo ni nomero ya mbere. Ubwo mpita mbonekerwa, aho najyaga nifuza ndahagera. Uzi kwicarira abaminisitiri na perezida wa repubulika muri kurebana mugasangira ukarara, ndi hafi no kuzagenda muri Rwanda. Abatuye mu murenge wa Gikundamvura basanga inama y'igihugu y'umushyikirano ari urubuga rugaragarizwamo ibitekerezo ku iterambere ry'igihugu ritagira n'umwe riheza. Tubona ari imiyoborere myiza, nyine tukabona umubyeyi wacu ari umubyeyi pe, nk'uko mbivuga, utarobanura ku butoni. Umuntu wese umuturage yumva byishimiye cyane. Ariko ubu leta y'ubumwe irahamagara abaturage mu manama bose, ugasanga abantu bose barisanzura, umuturage akavuga ijambo akabona igisubizo, nta muntu umusubije inyuma. Inama y'igihugu y'umushyikirano yitabirwa imbonankubone n'abayobozi bakuru b'igihugu, abayobozi mu zindi nzego n'abahagarariye abaturage. Hirya no hino mu gihugu cyangwa mu bindi bice byateguwe ku isi hashyirwaho site abaturage bakurikiraniramo ibivugirwa muri iyi nama.